abagabo babaho cyangwa se abasore ugasanga ntagazi ko ari we kigoryi kiri mu bandi bantu, mbega we ntabimenye, ku buryo yinjira ahantu akumva ni umunyabwenge ntamenye ko ari ikigoryi kiri muri abo bantu, ku buryo ubuzima bwe iyo ubucunze ubona amara umwaka wa mbere akora ibintu bimwe abisubiramo, akora amakosa akayasubiramo, ubuzima bwe bwose ahora muri ibyo bintu, ndetse akagerageza kwiyumvisha muri we kw'ibyo akora bizi ndetse ari mukuri, uburyo abantu banamureba bakazunguza umutwe bakanamuryanira inzara, ariko wakumva ibyo bintu ntanabibone, ntaboneka abantu bamugaya, ntaboneka abantu bamuryanira inzara, mbega we agahora yumva ko ari mukuri ibyo akora bizi, mbese ubugoryi bwe bukaba bwaramugeze nk'impumyi. Kibabaje noneho kurusha ibindi, ntabwo ajya amenya ko ari ikigoryi cyangwa afite ubwo bugoryi, oya, ahubwo usanga ari we muntu wumva ko ari mukuri, azi ko anazi ubwenge cyane. Ikibabaje rero muri kano kanya no kurusha ibindi byose, ushobora gusanga uwo muntu turi kuvuga aka kanya ari no kutwumva.